Ikaze mu kiganiro Barada Vibes, ngendi Barada, ngushimira kuba wahisemo kumva iki kiganiro, ngushimira ko warakoze subscribe, kandi niba unabishoboye ubishaka iki kiganiro ushobora kugisakaza kugiha abandi nabo bakacyumva. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku buryo umuntu ateye bitewe n'ukwezi yavukiyemo. Nta bushakashatsi nakoze, nakabonye ahantu mbona nakabasharinga. Akenshi iyo umuntu agiye kuvuga ibi bintu usanga ari umuntu wafashe umwanya we akabikoraho ubushakashatsi agendeye ku kwezi umuntu yavukiyeho, bishobora guhuza nawe ubyumva, cyangwa se ugasanga arimo ibyo mudahuje ariko harimo akantu gatoya. Ntacyo bitwaye rero. Tugiye kuvuga amezi 12 agize umwaka, ukwezi kuri buri kwezi, ukuntu umuntu ateye bitewe n'ukwezi yavutsemo. Ukwezi rero wavutse mu kwezi kwa mbere ariko twita Mutarama. Uzi gutega amatwi, ubona ubuzima mu buryo bwiza. Hari abantu usanga babona ubuzima akabona ko ubuzima ari bubi, nta cyiza kibaho, ariko akaba n'undi ubona ko ubuzima ari bwiza, ari byiza kubaho niki. Sibyo? Akenshi usanga abantu bavuga ko ari positive, undi akabona ibintu muri negative. Ariko ngo umuntu wavutse muri Mutarama abona ubuzima mu buryo bwiza, nyine buri positive. Ukunda ibintu byiza kandi ugakunda kwisanzura, kubera uburyo uhora wishimye. Iyo ugeze ahantu abahari barasusuruka bakishimira kuba iruhande rwawe. Wowe wavutse muri Gashyantare ngo wigirire icyizere, uhorana morali kandi uzi no kwisanzura ku bantu. Ushobora kuba umuyobozi mwiza cyangwa se ukayoborwa neza. Ibi bituma rero wabana n'abantu bose mu mahoro nta kibazo. Uburyo uteye bicanga benshi kuko wicisha bugufi, kandi ushobora no kubaho mu buryo bwo kwishyira hejuru, byose ngo urabishoboye. Umuntu wavutse muri Werurwe, ubwo ni mu kwezi kwa gatatu, icyambere kikuranga ntupfa gucika intege. Ntupfa gucika intege byoroshye. Uko biba bimeze kose uragerageza. Uzi icyo ushaka mu buzima kandi uharanira kukigeraho. Urashishoza, ugakoresha ubwenge bwose mu bintu byinshi ukora, kandi uhora ukora ibiguteza imbere mu buzima bwawe. Wavutse muri Mata, ubwo ni mu kwezi kwa kane, ngo wigirira umutima woroshye, uha agaciro ibintu bito cyane, kugushimisha ntibigoye. Abantu bagukundira uburyo ubitaho n'uburyo akantu gato kose kagushimisha cyangwa kakakubabaza. Kubera uburyo uri umunyamahoro, nawe wikundira amahoro, birumvikana. Ukanga amahane, ukanayagendera kure. Iki ni ikiganiro Barada Vibes, ngendi Barada. Turimo turavuga ukuntu umuntu ateye bitewe n'ukwezi avukamo. We rero wavutse mu kwezi kwa gatanu muri Gicurasi, ufite uburyo uteye bwihariye. Ukunze kuba utuje uri wenyine. Akenshi abantu baragutinya, ariko iyo mumenyeranye basanga uri imfura y'u Rwanda. Wakora ibishoboka byose ngo ufashe abo ukunda. Ntutinda ku bintu. Inshuti n'abavandimwe bawe ubakunda utitangiriye itama. Tugeze rero mu kwezi kwa Kamena, ariko kwezi kwa gatandatu. Ngo wavutse muri uku kwezi rero ngo uri umuntu mwiza. Ntukunda amatiku. Wumva wabana n'abantu bose amahoro. Wigirira umutima mwiza. Akenshi ushyira ibyishimo by'abandi imbere y'ibyawe. Uratuje mu buzima, ngo gukundana nawe rero ni umunyenga. Tugeze ku muntu wavutse mu kwezi kwa karindwi muri Nyakanga. Ugira ubwira mu byo ukora. Uri umukozi kandi ntutinya, ariko kandi wigirira umutima woroshye. Ibuka byereka abo wisanzuyeho n'abo ukunda gusa. Wanga akarengane, ukubaha abantu. Ese wowe urimo wumva iki kiganiro, ibi bintu koko nibyo? Bitewe n'ukwezi wavutsemo, bitewe n'ibyo barimo bavuga, iyo ushishoza usanga ari byo byose. Se niko ari byo cyangwa harimo ahantu bibeshya gatoya? Nawe watubwira muri komenti ukatubwira uko bibonye. Hanyuma ndabona bategurira n'ikiganiro cyerekana uburyo umuntu akunda, uburyo umuntu yisanzura, yirekura, cyane cyane mu rukundo nyine bitewe n'ukwezi yavutsemo. Nacyo muzagitega amatwi mu cyumve. Tugeze rero ku bantu bavutse mu kwezi kwa munani ariko Kanama. Ngo niba waravutse muri uku kwezi uvugisha ukuri udaciye ibintu ku ruhande. Abakuzi bose ibi babikuziho. Akenshi icyo uvuze kuzakora uragikora, kandi ukunda ubunyangamugayo mu bintu byose. Wemera amakosa yawe mu buryo bworoshye. Ukunda abakwitaho bakaguha umwanya wabo, kandi
birakunda, biranashoboka kuko nawe uba wabitayeho. Ese wavutse mu kwezi kwa 9 ugira amatsiko n'ibibazo bidashira, buri kintu kibazaho, icyo ushatse ukigeraho kandi uzi kwikura mu bibazo no mu ngorane mu buryo bworoshye. Abantu barakwemera, bakakwizera kandi bakemera ibyo babwiye mu buryo bworoshye. Tugeze rero mu kwezi kwa 10. Niba waravutse muri uku kwezi bakunze kwita Ukwakira, uri umukemurampaka mwiza kandi ngo ntago ujya ubogamo. Uhora witeguye kumva ibibazo by'abandi kandi utega amatwi abandi utuje, ubitayeho, ukabaha umwanya utitangiriye. Ntuhubuka, ugira impuhwe kandi ufasha abantu kandi benshi. Tugeze mu kwezi kwa 11 rero, ariko Ugushyingo. Umuntu wavutse muri uku kwezi ngo ahora afite ibitekerezo bishya byo guhanga udushya kandi ngo ntago ajya byihererana. Ikindi, niba waravutse muri uku kwezi ngo uraganira cyane, ukunda kwitegereza ibigukikije, ufite uburyo wiberaho bwihariye kandi biragushimisha. Nubwo ariko wihariye ntibibuza yuko nibiba ahandi cyangwa iruhande rwawe utabibamo. Nta kigucika na kimwe kuko uhora uri maso. Dusoza rero tugeze mu kwezi ariko Ukuboza, nkwibutsa ko iki kiganiro cyitwa Barada Vibes, ukakigezwaho nanjye Barada. Ubundi ikiganiro kivuga ku rukundo, ariko bitabujije yuko iyo mbonye utuntu turenteresa, utuntu dushimishije, utuntu tudasanzwe, ntuzana muri iki kiganiro. Uyu munsi rero twavuze ku buryo umuntu ateye bitewe n'ukwezi yavutsemo. Bishobora kuba ari byo cyangwa ntibibe ari byo. Wowe urimo wumva iki kiganiro waza kumbwira muri commentaire uko wabibonye. Wavutse rero mu Kuboza mu kwezi kwa 12, uzi icyo ushaka mu buzima kandi uhora uharanira kukigeraho. Ugeze kure kubera uko kwiyemeza kwawe. Ikindi, ntutinya kugaragaza amarangamutima yawe. Abantu rero barabigukundira. Ikindi, bagukundira uburyo ngo wemera amakosa yawe n'uburyo udahisha uburyo wiyumva. Ntago wifata cyane, niba wishimye urishima, niba ubabaye urababara. Ibyo rero ngo abantu barabigukundira. Nubwo ari gukora cyane nkuko twabivuze hejuru, ntago utuza, nturuhuka, ahubwo uhora ushakisha ngo wongere, komeze wongere. Ese twabyita yuko utanyurwa? Simbizi. Wakoze rero gufata umwanya wawe ukumva iki kiganiro, kandi ndaza kwishimira kumva ibitekerezo umbwira niba koko ukwezi wavutsemo, niba koko guhuye n'uko uteye. Nari Barada, ukomeze ugira ibihe byiza.